Urutonde rw'abakobwa beza mu mwaka w'ibihumbi 2026 mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 tuhasanga umukobwa mwiza cyane witwa Umwali Tutina, umwe mu bakobwa bafite ubwiza bukurura cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa 9 usangaho uwitwa Nadine Nana, actress ikunzwe cyane uzwiho ubwiza n'imyitwarire ye, uyu nguyu akina filime. Ku mwanya wa 8 usanga uwitwa Egidie Bibiyo, uretse content akora azwiho n'ubwiza bukurura benshi, nguyu avuga amakuru. Ku mwanya wa 7 uhasanga umuhanzikazi Butera Knowless, ufite ubwiza buhoraho kandi bwabashywe mu Rwanda. Uyu mukobwa amaze igihe kirekire muri industry y'umuziki. Kate Bashabe umusanga ku mwanya wa 6, ni umu-influencer ukunzwe cyane uzwiho ubwiza n'imiterere yoroshye. Ku mwanya wa 5 nta wundi ni Mutesi Jolly, wabaye Miss Rwanda ndetse akaba akomeje kuyobora impangano nyine. Ku mwanya wa 4 ni Yellow the Queen, umukobwa ufite ikibuno kinini cyane kandi uteye neza, uyu ni muto cyane nubwo hasi ari muto. Yarwanirwa n'abahungu benshi cyane cyane abo hanze. Keya Ruzindana ari ku mwanya wa 3, yabaye Miss Heritage 2022, umwe mu bakobwa bafite ubwiza bwihariye cyane. Ku mwanya wa 2 usanga uwitwa Divine Muheto, wabaye Miss Rwanda 2022, uzwi cyane mu bwiza n'ubwitonzi bwe. Urakeka ninde uri ku mwanya wa mbere? Andika muri comment uwo wabonaga twaba twibeshye. Marina Deborah ari ku mwanya wa mbere, azwiho ubwiza ndetse n'umuhanzi ku mbuga nkoranyambaga, kandi akunzwe kubera ubwiza n'imiterere ye. Ese urumva ari nde twaba twibeshye? Twandikire muri comment utubwire uwari kuba uwa mbere tutavuze. Wikibagirwa ukana subscribe na like.